yemwe bakunzi banjye ndagarutse ndabashuhuje kandi bashuhuje mu izina rya Yesu pe abo tuziranye navuga ko ari bakeya abo nibuka ni bakeya ariko abanyibuka buriya ni benshi abo tuziranye ni benshi ariko abonzi buriya ni bakeya ariko buriya nyamara buriya abanzi bo ni benshi abahambonye amaso ku yandi ni benshi ariko abo nibuka ni bakeya n'abandi bazi ku izina gusa kandi banzi neza Imana ishimwe batigeze kumenyana nanjye mbona ngo ubone hari n'abandi banzi ku izina ariko batanzi neza mu by'ukuri wenda ni imvange ariko hari n'abandi banzi nabi ariko nabo mu by'ukuri si uko banyanga ni uko banzi nabi nyine ariko burya ntawe ukundwa na bose habonekamo nyine abatagukunda ariko si impamvu yo kugira ngo nabo mbatekereze nabi haba hari impamvu yumvikana bataba bakunda batangunze kandi rero nkwiye kubyumva kuzandukira nkababarira ariko kandi ngashakisha ukuntu muri Yesu Kristo bishobotse abo ngabo nabo batankunda cyangwa se banzi nabi nakwifuza ko mumenya neza cyangwa mukankunda ariko kandi muri Yesu pe ubwo rero iyi video nayo irajyana n'ibihe bya Pasika kandi gasaba Imana kugira ngo ibe ngufiya cyane rwose kubera ko nifuza ko iba incamake y'iriya video ya munani. Iyi video ya munani irangiye yari ndende none rero ndifuza ko iyi ya 9 nanone yo mu bihe bya Pasika iba ngufiya. Yesu ashimwe. Reka dutangire. Pasika koko ifite umunsi yizihizwaho umunsi witwa Pasika ni isabukuru rero y'abakirisitu ariko uwo munsi mukuru ujyana n'ibihe byitwa ibihe bya Pasika. Ibihe bya Pasika rero duhabwa n'ibyanditswe byera mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere turasanga ko ari iminsi 40. ubwo rero mu minsi 40 twemerewe kuvuga kuganira cyane ku bya Pasika nubwo ijambo ry'Imana ngewe nzi muri Yesu Kristo buri gihe rivuga mu by'ukuri ku bya Pasika. nta na hamwe mu ijambo ry'Imana mu izerano rishya wakwigisha ijambo ry'Imana iryo ari ryo ryose ngo bibure kutajyana kuri Pasika. kubera iki? kubera ko Pasika ari ukwibuka urupfu rwa Yesu Kristo umwana w'Imana no kuzuka kwe icyarimwe. noneho rero iyi minsi 40 ni amahirwe kugira ngo noneho tubivugeho tubitsindagira cyane. hari ikindi gihe tuganirije muri ry'Imana tukibarirwa gutsindagira ngo tuvuge ku rupfu rwa Yesu no kuzuka kwe. urupfu rwa Yesu rero rwababaje bande? ni bande barukoreye ikiriyo? ni bande binjiye mu kirirarira mu cyunamo? n'abamukundaga na berero n'abigishwa be kandi burya bari benshi cyane ntibari 12 gusa bari benshi
naho dusanga ko hari n'abandi bari begereye abo 12 bari 72 70 cyangwa 72 hari n'abandi bavugwa ndetse hafi 120 hari n'abandi bavugwa nka 500. yewe Yesu ntiyabwirije ubutumwa bwiza muri ya myaka 3 abantu 1000 gusa. Mu Israeli basagaga miliyoni zingahe z'abaturage za bene igihugu. Yabwirije abantu basaga 100,000 kuko dusanga ko ari umunsi mu iteraniro rimwe hazagamo 10,000. Tekereza rero kuko Yesu yigishaga buri munsi nijoro akajya gusenga, akunda kujya gusengera mu butayu, no kuvuga umusozi yahiherereye buri munsi, buri mugoroba, buri joro yajya gusenga. Ariko ku manywa yarabwirizaga, nimutegereje imyaka 3 ariko ubwiriza inkuru nziza, ubutumwa bwiza. Ni iminsi n'amajoro, ni iminsi myinshi rero yabwirije. Ntabwo yabwirije abantu 100,000 gusa, bashobora no kugera kuri miliyoni, kubera ko bagendaga abumvisha ubutumwa bwiza, abumvisha ari kwigisha, bajyaga kubibwira n'abandi nabo bakaza. Yabwirije abantu benshi kuko yari buri munsi, kandi yabwirizaga isaha imwe gusa. Yabwirizaga amasaha menshi mu munsi, menshi nk'amasaha, yabwirizaga nk'amasaha 5 cyangwa 10 mu buri munsi. Yabwirije abantu rero, reka mvuge ngo ubutumwa mu gihe cy'imyaka 3 abasaga miliyoni bumvishije ibya Yesu. Ariko igihe yitwaga, ababajwe n'urupfu rwe bamaze kurwumva, ndetse rubi cyane rwo ku musaraba. Ubwo rero ndagira mbabwire ngo Pasika, twibukiranye ko Pasika ari kwibuka urupfu kwa Yesu no kuzuka kwe. Rero ubu turabanza twibuka urupfu rwe rero. Yapfuye urupfu rubi kandi rufite insobanuro, ariko byari bitarumvikana neza, na Petero na Yohana yarataramenya neza icyo rusobanura urwo rupfu, apfuye kubera iki. Ariko mu minsi 3 ikiriyo cyari gikomeye cyane ku bamukunda, ku babimenye ni benshi. Rero ntabwo ari 12 gusa, nta nubwo ari 500 gusa, ni benshi. Hanyuma muri iyi video ya 8 rero navuzemo ko ni ibyanditswe byera, birimo biravugwa mu isezerano rishya ku mugaragaro, ndetse n'isezerano ribanza byabivuzeho nko mu marenga. Ntabwo Yesu yarapfuye nyine ku musaraba, ati abwira papa we ati akira umwuka wanjye, basi mu by'ukuri byitwa ngo avuye mu mubiri. Avuyemo rero, umubiri niwe upfuye mu by'ukuri, ariko Yesu yari asanzwe ari muzima, ari mu mubiri mu buryo bw'ubumana, yari muzima, yari muzima 100% imbere mu mutima. Anasohotse mu yakomeje kuba muzima nkuko nabivuze muri iriya video. Iyi video ya 9 rero ni mu ncamakeya. Yesu ni muzima kandi yamaze guhishura ibanga ryiwe. Yaribwiye umunyabyaha warubambamwe nawe iburyo bwe ati turahurira muri paradizo mu kanya gatoya, kubera ko wihaniye wanyemeye wababariwe, rero ndakugororeye, urajya muri paradizo, humura, wababariwe ibyaha. Umuntu wababariwe ibyaha nyine nta kindi, Yesu yamubabariye amujyana muri paradizo, turahurira muri paradizo. Ubwo rero abajya muri paradizo ni bazima, ntabwo ari abapfu, ni bazima bajya muri paradizo. Ni mu bihugu byo mu ijuru, mu bwami bw'Imana. Ni igipande kimwe cyo mu bwami bw'Imana, ni ahantu hamwe ho mu bwami bw'Imana. Ubwo rero Yesu agaragaje ko ari muzima, kandi n'uriya wari iburyo bwe wihaniye nawe yamugize muzima. Haleluya! Yari umupfu kubera ibyaha bye, yari umupfu mu mutima, kuko umuntu ukora ibyaha aba yarapfuye mu mutima. Niko mu Befeso havuga
ntabwo bica ku ruhande igice cya kabiri gihita kibihamya nta nubwo ari mu byahishe mu befeso gusa havuga yuko umuntu ukora ibyaha aba ari umupfu mu mutima agaragara ko yapfuye, ariko none uyu muntu yari umupfu n'ahandi ku musaraba yari umupfu, nubwo abantu babonaga ari muzima ariko babazwa, nawe akabona ari kubabazwa ko yari umupfu uri kubabazwa kuko yari umunyabyaha. Hanyuma Yesu amaze kumubabarira kumubwira rya jambo ahita aba muzima akiri no mu mubiri atarapfa, aba muzima mu mutima kubera ko ibyaha iyo umuntu abibabariwe aba yanabikuriyeho. Ubwo rero n'abasohotse mu mubiri nawe yagiye ari muzima, yajyanywe n'abamarayika ari muzima muri paradizo. Na Yesu rero asohotse mu mubiri we 100% kuko umwana w'Imana nawe urabyumva, we ni muzima 100%, n'abamarayika bose babandi baje kugaragara bagaragaye yavutse muri iyi si, bose burya bahise baza kumugaragara no kumunezererwa, bahita bamuzamura nyine baragenda ajyana nawe bamunezerera, ndetse reka mvuge ngo bamuhimbaza ko yatsinze urugamba rw'umuntu rwo kuba umuntu ari umukiranutsi 100%. Kuba umuntu ukakirana 100% ntibyoroshye, ariko Yesu yari yabishoboye. Nuko rero byari ngombwa ngo bamuhimbaze, bamuririmbire, nuko bamujyana muri paradizo. Urumva ni muri paradizo bajyanye na wa wundi nawe mu kanya gato baramurangirije urwe, nawe aba kuko yababariwe yabaye muzima, agenda nawe ari muzima, umumarayika umwe cyangwa babiri cyangwa bangahe baba baramujyanye kuko nawe yabaye umunyacyubahiro, yakunzwe kuko yababariwe, abageze mu gihugu cyo mu ijuru cyo mu bwami bw'Imana cyitwa paradizo. Haleluya! Yewe iyi ni inkuru nziza cyane ku munyabyaha wababariwe. Nta kindi kinezeza kikwiye kukunezeza ni uko mu rupfu igihe warwijiyemo urwo ari rwo rwose no kugenda, ariko abasigaye basigara mu kiriyo ntibaba babizi, mu kirirarira mu cyunamo, biba bikomeye. Ishavu n'agahinda nibyo biranga icyunamo n'ikirarira. Ikiriyo kirangwa n'ishavu n'agahinda n'amarira menshi n'imiborogo, mu maboko menshi baraboroga cyane. Hari abanyarwanda bazi kwiyumanganya ntibasanzwe, ariko mu yandi moko ntasanze ndavuze mu mazina, baraboroga neza, ahubwo ukumva nawe ugiye kuboroga ugashaka ukuntu umunyarwanda ko we uwo muco wo kuboroga atawuzi cyane, agasa n'ukwepye n'uwunze gatoya iyo miborogo, cyangwa se agashakisha uko yayihosha mu kinyabupfura, ariko imiborogo aba ari myinshi ku muntu wapfuje, cyane cyane uwo munsi n'umunsi wo gushyinguraho hari umunsi w'imiborogo. Ubwo ikiriyo no ko ishavu n'agahinda byamaze iminsi ingahe rero? Mu by'ukuri ku batari bakeya, ariko ni bakeya, ni iminsi 3 gusa. Ikiriyo cya Yesu cyamaze iminsi 3 kuri Petero, kuri Yohani, kuri Mariya mama we ku mubiri, na erega ntabwo ari abagitsina gabo gusa barabigishwa ba Yesu, igitsina gore baza aribo bari benshi cyane, abasore n'inkumi nibo bari benshi cyane, nubwo batavugwa nibo bari benshi cyane kuruta abagabo, kuruta igitsina gabo, abagore, abakobwa, abasore nibo bari benshi cyane. Nuko rero guhera ku munsi wa 3 ikiriyo gitangira kurangira, kirangijwe na Yesu ubwe. Haleluya! Kubera iki? Kuko yigaragaje, yari muzima aho yari hose. Mu gitabo cya Petero havugwa ko atari mu bwami bw'Imana muri paradizo gusa yagiye, ahubwo muri ya minsi hari n'ahandi ntari buvuge nona, yagiye kugaragaza ko ari muzima mu bapfuye, ari abanzi be, no mu basanzwe ari abanzi be kabuhariwe,
ni ukuvuga ngo rusufero shitani n'abamarayika be bitwa abadayimoni nabo byari ngombwa ngo aho batuye mu bihugu babamo iyo ngiyo tutamenya, hari ibivugwa ko ari ibyo mu kirere n'ibindi bikavuga ko ari iby'ikuzimu, byari ngombwa naho ngo agiye kwigaragaza no ku bapfuye batagize amahirwe, nabo byari ngombwa ngo ajye abereke ko batagize amahirwe koko ari we mwami w'abami, ko ari umwana w'Imana w'ikinege, kandi ko ari umwami nyamwami muzima, ufite ubwiza n'igikundiro n'icyubahiro. Iyo hose mu gitabo cya Petero, mu rwandiko rwa Petero biragaragazwamo ko yagiye, ariko cyane cyane isezerano rishya ryerekana ko abapfuye ari abakiranutsi, nubwo batari bazi Yesu, kera bapfuye bataramenya Yesu ari we, atari mu Bisirayeli gusa, bo mu moko yose yo ku isi, ahantu yitwikiremo muntu, atari mu gihugu cy'Isirayeli gusa, ahantu hose abantu bapfiriye mu bukiranutsi bakiranuka, nubwo nta mategeko ya Mose bari bazi muri Amerika cyangwa muri Afurika cyangwa mu Burayi n'ahandi hose mbere, aho batari bazi no muri Aziya, ariko mu Baroma, mu gitabo cy'Abaroma, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya kangahe, mu gice kibanza Abaroma, handitsemo amagambo y'Imana. Pawulo yasobanuye ko nta kibazo tukwiye kubigiraho, ko mu isezerano rya kera, Abaroma igice cya kabiri harabivuga, ntitubitindeho, harabivuga ko no mu moko yandi yose yo ku isi, mu migabane yose yo ku isi, ahantu hari ikiremwamuntu habamo abakiranutsi ni ukuvuga ngo abantu bubaha Imana, bakanezeza Imana kandi batazi iby'amategeko ya Mose, ngo kuko ngo burya hari ukuntu ayo mategeko Imana yagiye yandika mu mitima y'abantu bose ku isi, ngo imitimanama igaca urubanza. Iyo umuntu yakoze neza akabimenya, umutimanama ukabimubwira uti wakoze neza, wanejeje Imana. Igihe atakoze neza, umutimanama ukamucira urubanza akamenya ko atakoze neza. Bivuga rero ko n'ibya Mose aho bitari byakamenyekanye, ayo mategeko yarari mu mitima y'abantu bo ku isi bose, ariko agenda ajya nk'uko umuntu agenda akura. Umwana mutoya ayo mategeko ze yamenya ate, kandi Imana itarayashyiramo, igenda iyashyiramo uko umuntu agenda akura. Nuko iyo nkuru nziza rero Yesu yagiye avuye mu mubiri muri ya minsi itatu, yagiye kubabwira iyo nkuru nziza abantu bose bari barapfuye ari abakiranutsi. Ni ukuvuga ngo barazamurwa, abahereza iyindi ntera, aho bari naho ntihari habi, hari heza, naho ni muri paradiso, ariko iyo bashyize mu yindi ntera, mu kindi gihugu cyo mu ijuru nanone kurushaho cyiza cyane, ngo bamererwe neza cyane kurushaho. Bityo rero izo si zo nyigisho zacu zanjye kuri uyu munsi, muri aka kavidewo kagufiya, nagira ngo nibuze ko ikiriyo mu by'ukuri kuri bamwe cyamaze iminsi itatu, abandi zikimaze inkuru zibagezeho ko Yesu yazutse, ko burya ari muzima, ari kugenda yigaragaza muri ya minsi 40 kigenda kirangira, ngo yiretse abasaga 500 muri ya minsi 40 nyuma yo kuzuka kwe, kugira ngo nabo bagende babibwira abandi bave mu kiriyo. Iyo ikiriyo rero kirangiye agomba kuza ibihe by'umunezero, ishavu n'agahinda bikavamo, bikarangira mu muntu. Kubera iki? Kuko uwo bari kurira ngo bamubuze, bamuhombye, yapfuye urupfu rubi, ko burya ari muzima kandi anezerewe. Haleluya!
ari mu munezero, ahubwo ko ari kubabwira ati namwe ndabifuriza kugira ngo muzansange aho ndi. Bivuga ngo Yesu ari kutwifuriza gupfa, ari kutwifuriza gupfa urupfu rwe rwose ngo tumusange aho ari. Niyo mpamvu n'abigishwa be babaye intumwa ze, atari bariya 12 gusa, benshi cyane, n'abagore n'abagabo bandi n'abakobwa n'abahungu bagiye bamamaza Yesu badatinya, banezerewe, bavuga bati yarapfuye kuko umunsi umwe ariko yapfiriye ibyaha byacu, atari ko ku munsi wa gatatu yahise azuka bamuzima, bati tukakwica rero. Ati ibyo nabyo ikaze karibu, niba muzanze ko kunyica ibyo byabagira umumaro, niba ari cyo byabamarira munyice. Nuvuga ngo abantu benshi bamenye ririya banga ryo kuzuka kwa Yesu, bamenya nuko Yesu yavuze ngo, yabibwiye ba Petero rwose yabonekeye ngo namwe ngo ndifuza kandi ndashaka ko muzaza kubana nanjye aho ndi mu bwami bwawe munezero wanjye. Urumva atari nkaho uri kubabwira ati ndifuza ko mukora akazi kanjye vuba mugapfa namwe mukansanga mu bwami bw'Imana, mukansanga nyine mu buzima bushyashya mbamo nibwo bwiza cyane. Ubwo rero bene data bakunzi banjye bavandimwe, haraho twebwe nk'uko tubimenyereye turutinya kubi urupfu kubi. Yewe niyo umuntu yaza akatubwira ati umurihangana urajya mu ijuru, reka kubyemera, uratindutse n'ubwongera, ariko nagiraga nifuzaga yuko ngomeza gutinda ku isi ngo ngakorera Yesu, ngo nkabwiriza. Ni ukubera gusa ko uri gutinya umuntu ari gutinya urupfu, ari gutinya mu by'ukuri ari gutinya kujya mu ijuru. Kandi Yesu we yaravuze ati muze nyine muzange tubaneyo, murebe ubwami bwanjye, murebe ubwiza bwanjye, mube mu munezero, murebe abantu batuyeyo mu ijuru n'ibintu biriyo mu ijuru. Hariho abaye umusangiro, kurya no kunywa ibyo mu ijuru, n'imbuto zo mu ijuru, amatunda yo mu ijuru yo muri paradiso, ni byinshi cyane mu bumana buri mu ijuru. Murumva rero ko mu by'ukuri Pasika itari ikiriyo ishavu n'agahinda bamaze guhura. Yesu yabashyizemo umwuka wiwe, ku mwuka w'umunezero n'amahoro, barishima, nuko bava mu kiriyo cy'iminsi. Bamwe rero nababwiye nticyamaze iminsi 3, abandi iminsi 40, ariko uko bagenda bamenya iyo nkuru bagenda bava mu kiriyo abandi bakundaga Yesu cyane, kuko burya abajya mu kirarirano mu cyunamo n'abantu babugufi b'umuntu wapfuye, nibo bajya mu mubabaro. Mbisubiyemo bene data, tugiye rero kureba mu kanya gakurikiyeho icyo bisobanura kuri wowe, icyo byakumarira, kuri njyewe icyo bimarira izo nyigisho z'uko urupfu Pasika ari umunsi mukuru wo kwizihiza bidatinze urupfu rw'Umwami Yesu wadupfiriye mu mubabaro mwinshi cyane, bikabibabaje cyane, ariko mu kanya gatoya bihinduka umunezero kubera ko yagaragaje ko yazutse. Nuko natwe abacu bapfuye urupfu rwo ari rwo rwose, twarwitwa rubi cyane, cyangwa se haraho ngo rutari rubi cyane, ariko impfu ku mwana w'umuntu urupfu rwose rurababaje, rubabaza ba nyir'umuntu, uvuga ngo abavandimwe, ababyeyi, abana b'umuntu cyangwa inshuti za bugufi, nta kabuza. Ariko Imana iramutse iguyijuriye ko wapfuye, burya yari asanzwe ari muzima mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'Imana, kubera Yesu Kristo wari umurimo yemeye, ikaguyijurira ko ari muzima igihe yavuye no mu mubiri, igihe ari no kubabazwa ko ari muzima, n'igihe yavuye mu mubiri ko ari muzima. Ikiriyo ntabwo wagitindamo da, ijambo n'agahinda ntiwabitindamo. Kandi nabivuze muri ya video ya 8 yo kuri Pasika, no kubabarira abamwishe biroroshye, warangije kumenya ahubwo ko
bamugiriye vuba agahita ajya mu bwami bw'Imana, agahita ajya mu gihugu cy'umunezero. kandi muri iyi si muzi ko umunezero wacu ari imvange. mu gitondo aba ari byiza, saa sita aba ari bibi, nimugoroba aba ari byiza, mu gice nijoro ari bibi, gutyo bigenda bihindagurika by'ikirere, ibya hano mu isi, by'ubuzima, by'imibereho n'ubuzima bwacu. ariko mu ijoro bihoraho ari byiza iteka ryose, hari umunezero n'ibyishimo n'amahoro bihoraho iteka ryose, kandi uri kumwe n'abandi. ntabwo ari ugusinzira, ntabwo ari ugusinzira ngo umuntu arasinziriye muri paradizo, umuntu yaba asinziriye ate? umuntu arasinziriye mu bwami bw'Imana, ni muzima. none rero bakunzi banjye, abo twamenyanye n'ubu ngubu muri gukurikira izi nyigisho, tumenye ngo mu gitabo cy'Abaroma rero igice cya 2 haravuga ko mu by'ukuri umukiranutsi urupfu rwe rumufitiye inyungu nyinshi cyane. natwe rero dukwiye kubikuramo impamvu yo kuva mu kiriyo tukishima tukanezerwa. reka mbite mvuga n'iby'abana vuba vuba, kuko biri muri Bibiliya, birimo mu Isezerano Rishya, byarahishuwe. yewe ko abana ari abaziranenge batazi gutandukanya ikibi n'icyiza, bose bapfa kuba ari bene Adamu. ndashaka kuvuga ni ikiremwa muntu mwene Adamu, kuko umwuka wa Adamu ni umwuka waturutse ku Mana, ni umwuka w'Imana. nabyo nzabonaga rero kubivugaho bidatinze. abana bose kuko Yesu yaravuze ngo nimuze aho ndi, ariko ngo mumere nk'abana batoya, ngo kandi abana batoya baza aho ndi, ngo utameze nk'umwana mutoya ntazaraga ubwami bw'Imana. ahise atangira ubuhamya ko abana batoya ari abaziranenge, abandi bose batazi gutandukanya ikibi n'icyiza, batazi icyaha icyo ari cyo, bo bacyumvira ababyeyi ibyo ababyeyi bababwiye, batazi n'Imana mu by'ukuri, kuko umuntu amenya Imana ariko yabaye mukuru. abo bose ngo nitutamera nkabo ngo ntabwo tuzagera mu bwami bw'Imana. ukuvuga ngo bo bahawe karibu, bahawe ikaze mu bwami bw'Imana. abo bose bapfuye mu bihe byose byateye u Rwanda, bagahura n'urupfu. abo bene wacu bose b'Abanyarwanda, babugufi kuri njyewe n'abakure kuri njyewe, abapfiriye muri Yesu Kristo, n'abo baziranenge bose. erega umuntu abasha kuba umuziranenge mu myaka ari na mukuru, arengeje imyaka 10, arengeje n'imyaka niyo ngiyo, ariko ataramenya gutandukanya ikibi n'icyiza. mu bwonko bwe akiri umuziranenge pe. abo bose bari mu bwami bw'Imana. iyo ni impamvu yo kuva mu kiriyo, ni impamvu yo kuva mu cyunamo, ni impamvu yo kuva mu ishavu n'agahinda. ngwifurije wanyumvaga mwene data muvandimwe, komera, Yesu arahari. Matayo igice cya 11 umurongo wa 28, 29, 30. ni ukuri uravuga ngo yewe urushye kandi uremerewe, ngwino aho ndi ndakuruhura. ni Yesu wabivuze. jyaho Yesu areze, kweza no ntabwo wabuze aho Yesu ari ngo umuzange akuruhure. aho ndi ari iruhande rwawe rwose. pfukama iruhande rwe, mupfukama imbere, akuruhure, umubwire ngo yewe urushye kandi uremerewe, ngwino aho ndi ndakuruhura. Yesu ari mu bwami bw'Imana, ari mu ijuru, ariko no mu bundi buryo, kubera ubumana bwe yasangiye na papa we, ari nawe iruhande rwawe. Imana kuko ibiri hose. none rero Yesu kubwo gusangira ubumana papa we ari iruhande rwawe, mupfukamire. yabivuze ngo umusange akuruhure. Yesu ashimwe. sanga Yesu akuruhure, ngo akwikoreze, agukureho umutwaro ukuremereye cyane, noneho akwikoreze umutwaro woroshye ushoboye kwikorera, witwa ngo mukurikire. azakugenera
ibigeragezo bingana no kwizera kwawe n'ikigero cyawe cyo mu mwuka ntabwo azagukabiriza. Ngo uje uremerewe, sanga Yesu araguha uburuhukiro bwo mu mutima, arakuruhura, uraruhuka mu mutima. Nicyo bisobanura, arashyiramo amahoro n'umunezero. Ngo kuko noroheje mu mutima, ngo kuko noroheje Yesu, ngo numugwaneza kandi aroroheje mu mutima. Yesu numugwaneza kandi aroroheje mu mutima. Haleluya. Ngo ndumugwaneza kandi aroroheje. Uwo ni Yesu uri kwivuga. Yesu arivuga ngo aroroheje mu mutima, numugwaneza. Aragwako ubugwaneza bwe, nawe uroroha mu mutima, umererwe neza, kandi nawe ujya ugwa neza imbere y'abantu, kandi umwuka we aragushyiramo koroha, nawe worohera abantu, nuvuga ngo ubabarire yewe n'abakwiciye. Ndetse yaba ari uwo uramutse ubonye n'uri kukwica nawe wamubabarira nka Stefano ze ntiyababariye abari kumwica, kandi na Yesu yababariye abari kumwica, kubera kuko bari bari kumucira inzira kugira ngo yisangire papa ajye mu bwami bw'Imana. Nuko rero uwo mwuka wera utangwa na Yesu urawukeneye, ndawukeneye, kugira ngo ajyemo ari mwiji, none atwigishe ikiriyo kugereza agahe gatoya. Yesu rero ikiriyo cye yagihaye agahe gatoya, ariko kunezerwa bihereza iminsi 40 yose ari kwiyereka abigishwa be n'intumwa ze, kugira ngo bamenyeshe isi yose ibye n'inkuru nziza, kandi kugira ngo tumenye ko natwe ibiriyo byacu tuzajya tubihereza igihe gikeya. Abisirayeli mu isezerano rya kera nta na rimwe barenzaga ikiriyo iminsi 40, nubwo bari bapfushije bakeya cyangwa benshi cyane cyane. Ikiriyo bari babwiye nako ukwezi niko bari barahabwa, numva ko bigereranywa n'iminsi nka 30. Ntabwo barenzaga iminsi 30 Abisirayeli, kuva mu gihe cya Mose no mu gihe cya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ntabwo barenzaga ukwezi. Nuko rero natwe ni Imana ibishaka ngo tubimenye ikiriyo, niba dukabije tugihereza ukwezi, kandi niba hajeho umuco mu gihugu, itegeko rigahinduka umuco, rigahinduka umugenzo, kugira ngo buri mwaka tuze twibuka abacu batuvuyemo, nabyo mu by'ukuri ntabwo byari bikwiye kurenza ukwezi. Turi mu kirirarira, ariko mu gihe bihawe n'iminsi 100 tugomba kubyemera, kuko Kayisari ni Kayisari, leta ni leta, tugomba kubyakira gutya. Ariko ubundi binahawe n'iminsi 3 nta kibazo, kugira ngo habeho gutekereza, kuganira, ese izi impfu zatewe n'iki, ese twakora iki kugira ngo impfu mu gihe kizaza ntizizongere kubaho. Icyo gihe birasaba gutekereza ku Mana, kuko ari we mugenga w'impfu, no kuba umuntu yasaba Imana ati nyabuneka tworohereze impfu zibe nkeya mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu Banyarwanda, kuko niwe mugenga. Haleluya, Yesu ashimwe. Nuko rero reka dukore, tube tuhagaritse akavideo, dutegura kandi kavideo kagufiya, icyubahiro kibi cy'Imana Data, kandi ukunde Imana n'ubutumwa bwiza yohereje, n'inkuru nziza yohereje muri Yesu Kristo. Ni inkuru nziza yaje isumba izindi nkuru nziza zose twumvishije, izindi nkuru iz'iby'Imana twabwiwe kuva mu gihe cya Mose n'abahanuzi. Yesu yaje ari kaminuza, arabishyigikira, ariko noneho arasobanura, atubwira ibyo mu ijuru, atubwira n'ibyacu nyuma y'urupfu, n'igihe umuntu arimo apfa nabyo. Burya ni muri Yesu Kristo twabihishukiwe, igihe umuntu arimo asinzira ajya muri koma, yewe ko nabyo tukwiye kubimenya, ko buriya agahe ko kubabazwa k'umuntu uri gupfa ari gatoya cyane, nubwo yaba ari kugongera ari guhirita, ariko ni gatoya agahe ko kubabazwa, kuko arasinzirizwa. Yesu ashimwe. Tuzajya tubiganiraho tubaye bakuru, abana batoya ntibashobora kubyumva, ariko wowe uri mukuru ugomba kubyumva mu izina rya Yesu. Amen.